Hari abantu bakundana cyangwa se baba inshuti amezi make cyane ariko bagahita bakundana byimbitse kurenza uko babitekereza. Akenshi uzayebona, akenshi urara n'umuntu muhite mu inshuti kurenza uko babitekereza. Mukundana iminsi 2-3 cyumweru muhite mu inshuti magara kurenza uko umuntu abitekereza. Hari n'abandi bamara imyaka myinshi cyane bakiri kumwe bakundana kandi bagakomeza urukundo rwabo bagakomeza guhuza n'urugwiro. Ushobora kwibaza ngese ni ukubera iki? Ngese ni itandukaniro riri he? Ushobora kwibaza ngese ni amahirwe? Ese ni amafaranga? Ese ni ubwiza? Oya, igisubizo ni oya. Akenshi urukundo ruramba kubera imyitwarire abantu bagira ya buri munsi cyangwa se abantu bagira uko bwije n'uko bukeye. Urukundo ni rwubakwa n'umunsi umwe gusa, ahubwo rwubakwa n'ibimenyetso bifatwa buri munsi cyangwa se uko bwije n'uko bukeye. Gusa ubwo iyi video ubonye igisubizo, usa nkaho ubonye igisubizo cy'ikibazo cyari cyananiranye rwose, usa nkaho ubonye umuti w'indwara yari yarananiranye. Ukuri nuko uyu munsi tugiye kureba ibimenyetso 7 bituma urukundo ruramba imyaka myinshi cyane kwenza uko babitekereza. Cyaragushishikariza komeza rero video kugeza ku musozo kubera ko icyanyuma kirakomeye cyane kandi kirubaka. Gusa abenshi cyo birengagiza. Gusa icyo cyanyuma nicyo gikoma relationship ikomera imyaka myinshi cyane kwenza uko babitekereza. Niba unyemereye reka tanye n'ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere ni ukwizerana. Kwizana ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi kubera ko ntashobora kugeraho udafite confidence. Niba ko confidence ni tubigira ku bintu byose bijye bitandukanye. Na relationship ishobora kuramba idafite icyizere rwose. Yego rwose birashoboka cyane. Iyo buri muntu ahora reka cyangwa se ahora agenzura cyangwa se yerekana mugenzi we ku buryo kwesha cyane cyangwa se amurengera, ahora amukurikirana mu bintu byose, ahora amugendaho cyangwa se akahora amubeshya, urukundo rutangira gusenyuka buhoro buhoro ku buryo kwesha cyane. Kandi icyizere ni cyubakwa n'amagambo gusa, ahubwo cyubakwa n'ibikorwa bya buri munsi cyangwa se ibikorwa bihoraho. Ukuri dukora ibyo wavuze kandi jya uvugisha ukuri cyane rwose. Niyo wakoze ikosa uzavugisha ukuri rwose kubera ko nibyo byubaka trust ku buryo ikoresho cyane. Nuko rikosa uzasaba imbabazi uzababarirwa rwose nta kabuza. Gusa abenshi byatunaniye usanga tuvuga ibintu bitandukanye n'ibyo twakoze cyangwa se dukora ibintu bitandukanye n'ibyo twavuze. Kubeshya gisanga cyo kintu cyeze muri iki gihe. Biragoye yuko nubwo umuntu ari kwivuga ariko abenshi ntibabyubahiriza cyangwa se ntitubyubahiriza. Niyo mpamvu rero ibyo byose tubikora tubyirengagije yuko bibyara ingaruka. Gusa bishoboye cyangwa se twe tubishoboye cyangwa tubikora. Ikimenyetso cya kabiri ni communication nziza cyane rwose. Communication ni nziza kurenza uko babitekereza. Abantu benshi batandukana atari uko badakundana rwose, ahubwo batandukana kubera ko batavugana neza, kubera ko babuze ubwumvikana hagati yombi cyangwa se hagati y'imane zombi cyangwa se hagati y'abo bantu babiri cyangwa se abandi batandukanye. Hari uvuga undi nabi cyangwa se undi akavuga undi niyumve rwose. Yego, hari n'ababika inzika cyangwa se ibibarimo kugeza bituritse cyangwa se kugeza igihe bibaturikanye. Ukuri nuko relationship nziza isaba kuganira buri gihe. Muganire ku byishimo kandi biba byiza iyo byo muganire mubishyize mu bikorwa. Muganire ku bibazo byanyu ndetse muganire no kuzo zanyu ushaka kujyaho cyangwa se inzu zanyu mwumva muzageraho mu minsi iri imbere. Iyo umuntu avugana neza cyangwa se avuga undi neza, amakosa menshi akemurwa ataraba amakuru cyangwa se ataraba inkuru ndende cyangwa se mutariha urw'amenyo. Ikintu cya gatatu ni ukubahana. Urukundo rufite icyubahiro ni ruramba, habe namba rwasenyuka mu gihe gito cyane rwose. Uzabibona kenshi. Kuba mugenzi wawe si ukumwitaho umubwira amagambo meza gusa, umubwira ati ndagukunda cyangwa se umubwira andi magambo meza y'urukundo, ahubwo ni ukumwumvira, kumuha agaciro rwose. Nibyo cyane. Utamubeshya imbere y'abandi, utamusebya, utamukora isoni mu ruhame, ndetse ukanamwubaha niyo hatari abantu, ukamubwira ibyiza rwose, utamusebya utamukabukira, ukamuha icyubahiro. Icyubahiro ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Icyubahiro iyo kibuze urukundo ruragabanuka cyangwa se rugasenyuka ku buryo hejuru cyane. Gusa abenshi byatunaniye muri iki gihe. Icyubahiro byabaye gusebyanya ndetse n'amagambo mabi cyane kurenza uko babitekereza. Nayo ikintu cya kane ni ukubabarira. Nta muntu ubaho utagira amakosa. Hari igihe mugenzi wawe ashaka kukubabaza ariko atabigambiriye rwose. Yego, hari n'igihe yakora ikosa rikomeye cyane. Kubabarira si uko kwiyubagirwa ibyo wakoze, ahubwo ni uguhitamo kudakomeza kubaho uremerewe n'amakosa cyangwa se n'uburakari kurenza uko babitekereza. Iyo umuntu ababaye cyangwa se iyo umuntu yamenye
kubabarira relationship yabo irakomeye cyane kwenza uko babitekereza. Namvu rero kubabarira ari ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi kwenza nuko mwabitekereza. Gusa byaratunaniye. Gusa aho kubabarira urihorera ukihanira. Mana yanjye sindi ibintu byaduteye rwose. Naye ikintu cya kane ni ugushyikirana. Mu rukundo nyarwo ni muba muri guhangana cyangwa se ni muba muri guhangana muri urwo rukundo, ahubwo muba muri ikipe imwe yifatanyije ikishyira hamwe. Iyo mufite ikibazo cyangwa se umwe afite ikibazo undi amuba hafi akamufasha. Iyo umwe afite inzozi ze undi aramushyigikira akamukuyakuya rwose bakagenda neza bagatera imbere. Iyo umwe yatsindiye ikintu undi arishima aho kumugirira ishyari. Rwose nibyo rwose. Urukundo ruramba iyo abantu bubakana aho gusenya. Gusa mino minsi biragoye yuko uzabona umuntu ashyigikira undi ngo nuko yageze ko cyiza, ahubwo azamutira umujinya cyangwa se akora ishoka cyose kugira ngo icyo kintu bose bagihombe. Yego rwose mino minsi biragoye yuko rwose ibyo ndi kuvuga bizabaho rwose. Naye ikintu cya gatandatu ni ukomeza kwereka mugenzi wawe yuko umukunda by'ukuri kwenza uko wabitekereza cyangwa se kurenza amagambo. Hari abantu bamaze imyaka myinshi cyane bakundana bagatekereza ko cyangwa se bagatekereza kuvuga ngo ndagukunda ariko bakayibura cyangwa se bitari ngombwa. Yego rwose, ariko urukundo rukeneye kwitabwaho buri munsi cyangwa se na buri munota. Yenda urugero ubutumwa bwiza, guhamagarana, kumushimira cyangwa se kumushimisha. Gukorera mugenzi wawe neza bituma yishima kurusha cyangwa se biramushimisha kwenza uko abitekereza. Ibyo byose bituma urukundo rukomeza gushya rwose nta kabuza. Ntugategereze umunsi w'amavuko cyangwa se Saint Valentin. Ugaragaza urukundo buri munsi kandi mu bikorwa bitari amagambo. Yego rwose, nubikurikiza uzahirwa ndetse ku mpande zombi. Gusa benshi byatunaniye muri iki gihe byo bisa nkaho bidashoboka rwose habe namo. Ikintu cya karindwi ni ukubaka relationship imwe. Icyo kintu gikomeye kurusha ibindi byose kandi twabitekereza. Relationship ifite ejo hazaza ibikomeye kurusha ibaho gusa ariko ikabaho buri munsi. Muganire ku ntego zanyu, muganire ku muryango mwifuza kugeraho mu minsi iri imbere, muganire ku buryo mwateza imbere ubuzima bwanyu ndetse n'imyitwarire ndetse n'igihugu cyanyu. Iyo mufite icyerekezo kimwe ibibazo byinshi nibasha kubatandukanya cyangwa se nibasha kubageraho uko byishakiye. Ukuri nuko urukundo ruramba kubera amahirwe, ahubwo ruramba kubera abantu babiri bahisemo gukundana by'ukuri kandi bagakundana byimbitse. Bahisemo gukundana, bahisemo kuvugana, abahisemo kubabarirana, abahisemo kubana, abahisemo gukorera hamwe. Yego rwose nibyo, nimukorera hamwe muzagera kure. Niba nawe ushaka relationship irambye, tangira gukora ibi ngibi guhera uyu munsi. Yego rwose, nubikora uzahirwa, nutabikora ntuzahirwa, kuko na relationship iba idakomeye cyangwa se na relationship ikomera batahuye muri ibyo ngibyo. Ariko relationship ikomeye yubakwa n'abantu badacika intege iyo bageze mu bibazo. Wowe ni ikihe kintu ubona gikomeye kurusha ibindi byose? Andika hasi muri comment twiganirire. Yego rwose, wowe ubona ari ikihe kintu gikomeye kurusha ibindi? Tubwire rwose muri comment. Niba ukunda ibi biganiro kandi like ukandi subscribe kugira ngo utazacikwa n'indi video izakurikiraho. Gushaka gushishikariza ntuzacikwe kubera ko iyo video izaba ikomeye cyane kandi twabitekereza. Sabuka amakosa arindwi abantu bakora bibwira yuko ari urukundo nyarwo. Gusa nagushishikariza ntuzacike. Nk'ibisanzwe ni Prince Umurago.